Yesu ashimwe nanone inshuti zanjye, ndabashimiye nanone umwanya wanyu mutanga kugira ngo tuganire ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ndabashimira mu ngeri zitandukanye, abamaze guhishurirwa ubutumwa bwiza. Ndabashimira ko n'ubundi mukomeza kugira inyota yo kubwumva no kubusangiza abandi. Abatari babuhishurirwa nanone namwe ndabashimiye cyane, kuko iyo nyota nayo iva ku Mana. Yesu yigeze avuga ngo ntawe ushobora kuza ku mwana atari se umureheje. Ndabashimira rero kubw'inyota yo gukomeza gukurikirana iri jambo ry'ubutumwa bwiza, kubera ko mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo kwizera bizanwa no kumva. Ubwo rero uko wumva ijambo ry'Imana, nandika iryo jambo riguhesha kwizera. Kandi nyine Bibiliya ikavuga ngo abantu bazamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzaba batura. Birakwiye rero ko umwanya nk'uyu utabura, birakwiye ko umwanya w'ijambo ry'Imana utabura. Nubwo turi mu isi yihuta, turi mu isi iri gutera imbere, abantu bashaka gutera imbere nabo, nyine birumvikana kuko nyine niho isi igeze. Abantu icyo bashyize imbere ni iterambere ry'isi, ariko nanone birakwiye ko twibuka ko nyuma ya byose hariho urupfu, bityo tukanazirikana mu by'ukuri ko nyuma y'urupfu hariho n'urubanza. Akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri ibyo twakora byose ni byiza, biratureba kuko turi mu isi, n'ibyayo biratureba. Turasabwa gukora, turasabwa gushaka ibitunga umubiri n'ibindi, ariko mu by'ukuri tunazirikana tuti ese iherezo ryacu ni irihe? Ese ko ibyo byose bifite aho bizarangirira? Abantu barapfa, accident ishobora kugutwara, indwara ishobora kugutwara, n'uburyo bwinshi cyane. Hariho amagare menshi, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo nzi ko ufite amagare 1000, kandi harimo iryo wangeneye. Isaha n'isaha wagenda, ariko se waba ugiye he? Nabyo byo bizirikana. Niyo mpamvu rero mbashimira cyane ko mufata akanya mugakurikirana n'ijambo ry'Imana, mukariha agaciro, mukarisangiza ndetse n'abandi. Ibyo ni byo kubashimira, ariko cyane cyane nabishimira Imana yo itanga ubu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri rero mumaze kumenyera amazina asanzwe ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Ubu butumwa mvuga bukaba budashingiye ku idini iryo ari ryo ryose. Ntabwo nguhamagarira kuyoboka idini runaka, ntabwo nguhamagarira nanjye kunyoboka, oya, ntabwo ari ibyo. Ahubwo ndaguhamagarira kumenya Yesu, ndaguhamagarira kumenya icyo Yesu yagukoreye, ndaguhamagarira kwakira ibyo Yesu yagufatiye, kubera ko mu by'ukuri nibyo by'ingirakamaro, nibyo byabasha kugukiza, nibyo byabasha kukubatura. Kuko abenshi batinzwa no kwishakamo ibyo bakorera Imana kugira ngo Imana ibemere, ariko ntabyo, kuko biza kuba bihari. Yesu ntabwo ari kwirwaza. Yesu yaje kuko nta kintu twari dufite na kimwe twagomba gukorera Imana kugira ngo Imana ibe yatwemera. Ubwo rero yaba ari ibidukiza, byaba ari bitubeshaho ku rugero Imana ishaka, nanone byose byakozwe na Yesu. Ibyo dusabwa ni ukubimenya tukabyakira kugira ngo bibe ibyacu. Nkavuga nti rero urahirwa wowe wumva aya magambo, kubera ko mu by'ukuri Yesu niko yavuze ngo tuzamenya ukuri, kandi ukuri ko kuzatubatura. Uko umenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni nako ugenda uva mu bubata bwinshi umuntu aba yararimo, kandi yibwira ko ari mu nzira nziza, yibwira ko ari mu nzira y'Imana, kandi atari byo mu by'ukuri, ahubwo akora ibyo imbata zikora. Burya ibyo imbata ikora ntabwo bigirira umumaro, ahubwo bigirira umumaro uwo wayibase, cyangwa se uwo nyine iyo mbata ikorera. Nkavuga nti rero Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya tuba tubonye. Mu by'ukuri ni umwanya w'igiciro kinini, ni umwanya udasanzwe. Ndabizi ko biba byaciye mu nzira nini cyangwa se mu nzira ndende, kugira ngo umuntu abone akanya k'ijambo ry'Imana, kuko umwanya munini tumara turi gushakisha iby'ubuzima bwa buri munsi. Amagambo rero y'uno munsi turayasoma mu Bafilipi ibice 3. Turasoma amagambo cyangwa se imirongo myinshi, duhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Ariko nkavuga ko nanasoma ahari n'umutwe w'ayo magambo. Uravuga ngo imbuzi zerekeye intumwa z'ibinyoma. Mbibutsa ariko nkibuka
mbibutsa mu by'ukuri niba utari wakanda kuri subscribe, uyu ni umwanya wo kubikora. Bigutwaye iki? Bigufata umwanya ki? Niba ubona aho handitse subscribe, aho rwose hita wakanda vuba kugira ngo ujye ukurikirana video zacu ku gihe, uko video igezeho uhita uyibona. Niba unatwumva kandi kuri audio, hari n'abatwumva par audio, nawe ukagira amatsiko yo kumenya tese uvuga ninde. Amazina ni Emile Nshimiyimana. Wajya kuri YouTube ukareba channel Emile Nshimiyimana cyangwa se Ijuru Ntirikorerwa, nuyibona urahita ubona amavideo yacu yose. Wihuta kandi subscribe kugira ngo amavideo ajye akugeraho ku gihe. Niba wifuza no kutwandikira kuri WhatsApp, nimero ni 0784 42 57. Iyo niyo nimero ku muntu uri mu Rwanda. Ku muntu uri hanze y'u Rwanda ni akamenyetso ko guteranya 250 7 8 42 57. Ubwo rero nyarutsa tuvugishe, twiteguye kukwakira, tukagushyira kuri WhatsApp aho tuganira n'abantu buri munsi, ukabaza ibyo utumva byose tukagusobanurira tuyobowe n'Imana. Hariho bene data benshi bagutegereje kugira ngo bakwakirane urukundo n'urugwiro, bagusangize mu by'ukuri ibyo twaherewe ubuntu muri Kristo Yesu, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko twaherewe ubuntu dukwiriye gutangira ubundi. Twihuse rero, ni Abafilipi ibice 3 umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 9. Navuze ko turi busome na titira cyangwa se umutwe w'ayo magambo. Umutwe uravuga ngo imbuzi zerekeye intumwa z'ibinyoma. Biratangaje cyane iyo abantu bumvishe ngo abantu bavuga ubutumwa bwiza, buvuga iby'ubuntu bw'Imana, batangira kuvuga ngo izo n'inyigisho z'inzaduka, ngo babona abanyabinyoma, abona ibandi Kristo. Mbega bavuga cyangwa se baduhimba ibinyoma byinshi bitandukanye. Ariko ndagira ngo ahari twumve se abanyakinyoma ni bande, abavuga ibidahura n'ijambo ry'Imana ni bande. Mu by'ukuri ikinyoma ni iki? Kuko iyo hari ukuri haba hari n'ikinyoma koko. Ariko si ikinyoma ni iki? Aho ntawe umaze igihe kinini mu kinyoma ukagera ukakita ukuri. Umurongo rero wa 1 bavuga ngo ibisigaye bene data mwishimire mu mwami Yesu kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Aravuga ati kubandikira ibyo nigeze kubandikira ntabwo bindambira kandi bibagirira akamaro. Hari n'abantu zumva bavuga ati ariko kuki muhora muvuga ikintu kimwe, kuki muhora muvuga Yesu 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 Yesu, none se twavuga kindi iki? Paulo naravuga ati iyo nongeye kubandikira ibyo nabandikiye ntabwo bindambira, nta kindi kintu nabona cyo kubabwira. Paulo avuga ati ntabwo nirata ikindi kitari umusaraba wa Yesu. Wese wirata iki? Tuvuge kindi iki? Tuvuge iby'isi, isi irashirana no kwifuza kwayo. Ariko aravuga ati ntibindambira ariko namwe bibagirira umumaro. Ndabizi ko n'umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo yakomeje kumvira ijambo n'ubundi nanone rirakomeza rikamuhumuriza, rikamwungura, rikamukomeza. Mwirinde zambwa, umurongo wa 2, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebagukeba kubi. Aravuga ati mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, ndetse mwirinde n'abakebagukeba kubi. Ese inkozi z'ibibi ni izi? Izo mbwa zavuga ni izi? Abakebagukeba kubi se ni bandi? Mwani magambo ukabayoboka ukagira ngo baguhindukirije kuba uw'Imana, ariko ngo ni inkozi z'ibibi, bagukebye gukeba kubi, bagushyize mu kwemera kutari, barakuyobeje, uranarimbutse ahubwo. Ngo abo bantu mubirinde. Se ni bande? Kuko twebwe turabakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri, nubwo ngeweho nabasha kubyiringira. Umva abasenga noneho by'ukuri, abakebwe gukebwa kwiza, abo ngo nabiringiye Kristo gusa, batiringiye iby'umubiri. Paulo akavuga ati nyamara ngeho ahubwo iby'umubiri nabyiringira. Ari ibyo nta wandusha, nkuko tuzakomeza tubisoma hano. Ari ibyo nta wandusha, kuko nge kubijyanye no gukiranuka mu mbaraga z'umuntu, niki shatse kuvuga ubwo ngo iby'umubiri shatse kuvuga ntabwo ari ibindi, ntabwo ari ama etage yari afite, ntabwo ari amamodoka n'ibindi amashuri ari kuvuga. Aravuga ati ibijyanye n'iby'umubiri, ibijyanye no gukiranuka kwa muntu, ibijyanye n'ubutungane buva mu mirimo itegetswe n'amategeko, ibijyanye no kwitwararika, nabyirata, nta wabindusha. Ariko si ibyo nkirata.
mwirinde rero n'abakeba gutyo mu buryo bw'umubiri, mwirinde n'abababeshya ngo hari icyo muzakora mu buryo bw'umubiri, mu mbaraga zanyu, mu masengesho yanyu, mu maturo mutura, mu makorari muririmbamo, mu butayu mujyamo, mu kwiriza ubusa n'ibindi byose mwakwibwira ko ariyo nzira ijya mu ijuru. Ibyo mwirinde bimeze gutyo, mwirinde izo ni inkozi z'ibibi zibajyana muri ibyo, muzirinde. Abo ni abakeba gukeba kubi. Twebweho turabakebwe mu buryo bw'umwuka, turabasenga mu buryo bw'umwuka, bakiringira Yesu gusa, ntibagire ikindi kintu biringira. Umurongo wa 5, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Ngaho rushanwa na Pawulo rero. Pawulo avuga ati niba hari undi utekereza ko hari ibintu afite yagaragaza imbere y'Imana kugira ngo Imana imwemere, njyeweho namurusha. Namurusha. Ariko ibyo sinkibyirata, sinkiringira gukiranuka kwanjye, sinkiringira ibyo nakoze, sinkiringira ibyo mbasha gukora, sinkiringira ubutungane bwanjye, sinkiringira ibyo na Mana. Akavuga ati niba hari n'uhari naze turushana, njye namurusha. Umurongo wa 5, dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Arimo aravuga neza ikijyanye n'amasekuru ye mu buryo bw'umubiri ya Isirayeli, kuko abo ni nabo bahawe amategeko y'Imana, abo ni nabo bari bafite ibyo bagombaga gukora, imihango n'imigenzo bagombaga gukora igaragaza ko ari abantu b'Imana. Njye nakebwe ku munsi wa 8, niko amategeko yavugaga ko umwana wese w'umuhungu akwiriye gukebwa ku munsi wa 8. Icyo cyarubahirijwe. Ndi umwisirayeli, njye ntangazwa n'umunyarwanda nawe uvuga ngo yubahiriza amategeko. Wowe nayakuye he? Wayahawe nande? Amategeko, isezerano ry'amategeko ni isezerano Imana yahaye Abisirayeli. Pawulo avuga ati rero njye ndi mu bahawe isezerano, ndi no mu barihawe, kandi ndi no mu bagerageje kubahiriza amategeko. Ndi umufarisayo ku by'amategeko. Kuba umufarisayo ku by'amategeko bivuze ngo iki? Bivuze ubundi abafarisayo nibo barabigisha amategeko bakayakomeza, nubwo bitanashobokaga kuko umuntu ntiyashobora amategeko y'Imana koko. Tuzabisobanura neza mu gitabo cya 2 turi kwandika, muzabona kivuga ku mategeko, ariko no mu cyambere twabivuzeho. Ariko Pawulo akavuga ati twe turi no mu bahawe amategeko, njye ndimo, ndo mu muryango wa Benyamini, ndo umuheburayo, ndo umwisirayeli, amategeko narayahawe, nagerageje no kuyubahiriza. Niba hari undi ufite ibyo yakwirata naze turushanwe, njye namuhiga, njye namurusha. Kubw'ishyaka narenganye itorero, kubwo gukiranuka, kubyo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Uwo ni umuntu wa 6. Ishyaka, kubw'ishyaka yarwaniraga idini y'Abaheburayo, ngo yarenganyaga itorero ry'Imana, yicaga abavugaga, bivuze iki byo? Yicaga abavugaga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Iryo torero ry'Imana n'abantu Imana yatoranije ku buntu, ibahishurira Yesu Kristo, baramwizera, bahabwa ubugingo buhoraho ku bwa Yesu, bakaba bari mu isi babufite. Iryo ni ryo torero. Aravuga ati kubw'ishyaka ry'idini nagiraga, byageraga naho njya kwica abavuga ubutumwa bwiza. Ahari nawe ujya ubatuka, ahari nawe ujya ubasebya, ahari nawe ubita amazina atandukanye. Ariko Pawulo aravuga ngo nawe nabyo ntiwabimurusha kuko we niwe wabicaga. Bica Stefano yari ahari, uzabisome mu byakozwe n'intumwa ibice 6 n'igice cya 7. Yari ahari ashyigikiye ko agomba kwicwa. Aravuga ati narwanye ishyaka ry'idini cyane. Nawe harugeze ku rurwanya ishyaka ry'idini. Ariko aravuga ngo ibyo nibyo kwirindwa, ibyo nibyo kwangwa, uwo ni umunuko. Wagarukiye aho ngaho, wagarukiye aho, kiyo yari inzira ijyana abantu kurimbuka. Dukomeze umurongo wa 7. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Umurongo wa 8.
ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Nshuti yanjye unkurikiye, waba uri kunyumva kuri audio, waba undeba kuri video, Paulo aravuga ngo ibyo byose niringiraga ubwo bunyanga mugayo bwanjye mu by'amategeko, ubwo kubahiriza amategeko, gutanga neza icya 10 n'amaturo, kwambara bijyanye n'uko amategeko yavugaga, kwirinda kutarya iby'Imana yabuzanije, gusenga kwisabato, ibijyanye n'amategeko byose yari inyangamugayo. Ariko akavuga ngo ibyo bintu byose nabibonye nk'umwanda, nabibonye nk'amase, nabitekereje nk'aho ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kuronka Kristo. Reka nkubwire ngo nta kintu ufite niba utarahishurirwa icyo Yesu yagukoreye. Nta kintu ufite niba ukiringiye bene ibyo. Igihombo Paulo yagize ni umuruho yarushye nk'uwo nanjye narushye ngikorera idini nzi ngo ndi gukorera Imana. Aravuga ngo ibyo nabitekereje nk'igihombo. Nawe wahomba ibyo byose. Ntiwaronka Kristo utaramenya ko ibyo ufite byose ari amafuti, utaramenya ko uri kumurwanya. Hejuru niko yavuze ngo kubw'ishyaka nari mfite ry'idini ryatumaga ndenganya itorero. Bahura na Yesu yaramubwiye ngo Paulo undenganyiriza iki? Ibaze nawe umuntu umukozi w'Imana niko abizi, ariko Yesu aramubwiye ati Paulo undenganyiriza iki? Aho shyira mu izina ryawe, mu mwanya wa Paulo shyira mu izina ryawe. Urarenganyiriza iki Yesu? Urarwanyiriza iki Yesu ndetse n'itorero rye? Kandi wibwira kumukorera, wagarukiyeho. Emera guhomba rwose, ihangane, kuko inze aho waba ugeze hose ugenda yumenye ko wayobye, birakwiye gusubira inyuma ukajya gutangira. Ntabwo warusha Paulo kuba yarazi iby'amategeko, yarabyiza aranabihagarariye ku buryo ajya kurwanya n'itorero ry'Imana. Nta cyubahiro wagira kumurenza mu bijyanye n'iby'Imana, ariko yaje gusanga ibi byose nta kigenda, yaje gusanga ari umwanda. Warekeyeho, sinitaye ku cyo uri cyo, ubu muririmbyi, ubu munyempano, ube apotre, ibyo nta shingiro bifite. Kuko na Nikodemo yari umwigisha w'abandi muri Isirayeli, ariko ntiyarazi uko yabyarwa ubwa kabiri akabona ubugingo buhoraho. Ube padiri, ibyo ntacyo bivuze, kuko ibi ntibyaguhisha kujya mu ijuru. Icyo waba uri cyo cyose, uri umunyempano ziriho n'izitazwi. Paulo aravuga ngo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorinto mu gice cya 13 ngo niyo navuga indimi z'abantu nkavuga n'iz'abamarayika. Ibyo byose bimeze nk'icyuma kirangira. Sinitaye ku cyo uri cyo, ibyo byose Paulo nawe avuga ko yarabifite ndetse kukurenza. Kuko aravuga ngo undi wese wabone uriho ku iki gihe n'undi uzaza, Paulo aravuga ngo ngewe namurusha. Ubwo nibwo butunzi yari yiringiye. Ibyo nibyo yarazi bizamujyana mu ijuru. Nawe sinzi ibyo wiringiye uko bingana, ariko bishyire hasi, rekura, jugunya n'umuriro ufite mu ntoki. Amazina yose waba ufite, icyo waba uri cyo cyose, iyo sinzi rijya mu ijuru. Aravuga ngo nabitekereje nkaho ari igihombo, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo. Nta bundi butunzi, nta bundi bwenge, nta kundi kumenya keretse kumenya Kristo. Ibyo muri teologiya ntibibamo, ibyo mu maseminere ntibibamo, keretse Imana iguhishuriye iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Sinzi ibyo umaze gutunga uko bingana, sinzi imyaka umaze, barakubatije, baragukomeje, warasenderejwe, wakorewe byose, ariko ubwo ni ubutunzi ukwiriye guhomba kugira ngo uronke Kristo, ugaragare nta kintu na kimwe ufite keretse gusa kwirata umusaraba wa Yesu. Nk'uko
Paulo yatangiye bivuga atavuga ati mwirinde za mbwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde abakeba gukeba kubi. Mwirinde abo bantu. Nawe uri ukwirindwa rero. Niyo waba uri umwigisha wabyo, ahubwo ni wowe mubi kurenza abandi, ni wowe ukwiriye guhungwa, ni wowe ukwiriye kwirindwa, ni wowe ukwiriye kugenderwa kure. Ngo twebwe turi abakebwe, gukebwa kwiza, turabasenga mu buryo bw'umwuka, badafite ikintu na kimwe cyabo biringiye keretse kwiringira Kristo gusa. Niba hari ikindi wari wiringiye shyira hasi, homba. Umurongo wa 9 ari nawo dusorezaho. Umva ukuntu Paulo aravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we, ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera Imana ishimwe cyane. Nawe uyu munsi ndakurangira inzira. Paulo aravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we, ndafite gukiranuka kwanjye kuzanwa no kubahiriza amategeko y'Imana, ahubwo mfite gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Izere Yesu uyu munsi, nawe uhabwe gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, atari ugukiranuka kwawe, atari ugukiranuka kw'imirimo yawe. Ibyo ntacyo bivuze, Paulo yakurusha ibyo, ariko yabitekereje nk'igihombo. Nawe homba ibyo ngibyo. Yesu yaje mu isi yambara gukiranirwa kwawe. Kubukwe aranahanwa kubwo gukiranirwa kwawe. Kwari ukugira ngo nubyemera akwambike gukiranuka kwe, ubihemberwe. Nta cyawe kije, mboneke ko ndi muri Yesu, ndafite gukiranuka kwanjye guheshwa no kubahiriza amategeko y'Imana, ahubwo mfite gusa gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Wowe ufite ukuhe gukiranuka? Ugaragara imbere y'Imana, ugaragaranye iki? Witwaje iki? Wishingikirije kuki? Aho si gukiranuka kwawe kuva mu mategeko n'imirimo ukorera mu idini. Takaza ibyo, homba ibyo, akira Yesu, tsindishirizwa, emera ko watsinzwe, emera kuri umunyabyaha. Ariko wabere umunyabyaha muri Adamu, utarakora icyaha na kimwe wari mubi. Niyo wareka gukora icyaha niki, ukamera nka Paulo w'inyangamugayo, n'ubundi uzajya mu muriro. Uri umunyabyaha kubw'akavukire yawe gusa, birahagije ngo urimbuke. Izere Yesu, we mukiranutse, akwambike gukiranuka kwe kuguheshe kujya mu ijuru. Utagera mu ijuru no gukiranuka kwa Yesu, iryo juru ntushobora kuzigera urica iryera. Ariko ubwo wagize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, ndakwingingira mu mwami kugira ngo we kwinangira umutima. Ahari uyu munsi ni wo gukirizwa. Ahari iki kinyejana ugaragaye urimo n'ubutumwa bwiza buvugwa, na amahirwe ugize yo kugira ngo nawe urokoke muri benshi bari kujya kurimbuka. Bibiliya ivuga ngo inzira ijyana abantu kurimbuka ni inzira ngari, n'abayinyuramo ni benshi. Ahari wava muri abo ngabo, kuko ngo inzira ijyana abantu mu ijuru yo ni inzira ifunganye, n'abayinyuramo ni bake. Kubifunganye si uko bigoye, ahubwo ikigoye ni uko umuntu yemera ko ntacyo ashoboye kugira ngo atsindishirizwe, ahabwe impano y'ubuntu. Muri kamere y'umuntu harimo kwibwira ko ari mwiza, kubera ko igiti yariyeho muri Edeni ni igiti kimenyesha ikibi n'ikiza, ngo ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'ikiza. Umuntu yibwiye ko hari ubwenge azi bwo kwihitiramo ikiza n'ikibi, ariko nta bwenge umuntu afite. Kumenya kose ni ukumenya Kristo. Ndakwingingira mu mwami kugira ngo we kwinangira umutima. Nshuti yanjye, Imana igufashe kugira ngo uhishurirwe ibi tuvuga. Imana igufashe kugira ngo iri bye kuba ijambo ritwikiriye kuri wowe. Bibiliya ivuga ngo ni mu butumwa bwiza tuvuga butwikiriye abarimbuka. Ndakwingingira kugira ngo Imana iguhishurire. Ngusaba nanone ngo wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu Ijuru Ntirikorerwa. Niba kandi utwumva kuri audio, ihute ujye kuri YouTube, kuko amavideo ni menshi, ibyigisho ni byinshi biriho, n'ibindi biraza buri cyumweru dusohora video imwe cyangwa se ebyiri bitewe nuko Imana yaduhaye uburyo bye kugucika. Tubane mu ijambo ry'ubutumwa bwiza, kandi sangiza abandi ijambo. Niko buririmbyi yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, wibyihererana. Umuntu wese Yesu yamaraga gukiza, niyo mubwira ngo uceceke ntubivuge, ahubwo yatangiraga uwo mwanya ahita byamamaza. Nawe wibyihererana, byamamaze no ku bandi kugira ngo babimenye. Dusenga Imana dusoza. Data, ndagushimiye ko ari wowe wemeye ko ubu butumwa bwiza bugera ku bantu biciye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Twe wamaze kudukiza,
udukuye mu bubata bw'amadini, udukura mu rupfu, uduhishuriye ko umwana wawe yarupfuye mu cyimbo cyacu, uduha ubugingo buhoraho. Tubikesha kwizera ko hari uwapfuye mu cyimbo cyacu, ahubwo akazukira kugira ngo tugirwe intungane. Ndagushimye ko wemeye ko n'ikoranabuhanga ribaho kugira ngo tubashe kwamamaza iyi nkuru igere ku isi yose. Ngushimiye umuntu wese uri kumva iri jambo ry'ubutumwa bwiza aka kanya. Ndagusabye kugira ngo ukingure imitima y'abantu bumva ubu butumwa bwiza, kugira ngo Satani ye kubariganya, be guhomberwa, ahubwo bakingure imitima yabo, winjire mu mitima yabo nk'uko wavuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ndinjiriwe dusangire. Data, tugushimiye uburyo umaze gutanga kugeza uyu munsi, ibitabo byandikwa, amavideo akorwa, uburyo bwose umaze kugaragaza bwo gutangaza ubutumwa bwiza. Tugushimiye n'ubwo uzagaragaza, kuko n'ubundi wasezeranye ko ari ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Iri jambo ryawe twizeye ko uriherekeresha imbaraga zawe zo gukiza, kugira ngo rikize imitima y'abaryumva. Muri byose ntaba ari twe Data, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ku bwa Yesu urakoze, amen. Imana ishimwe, turabakunda ku bwa Yesu.